shaka tuzamukosorara shaka nubwo agiye se shaho yagiye afite umukobwa wamunaniye nta muntu utamuzi muri karitsiye bimeze bite se kandi nyine afite agahinda kenshi adashobora kuvuga ariko umukobwa nta muntu n'umwe utamuzi basi wabona wenda nanjye muzi ntabizi wasanga umuzi kuko nta muntu n'umwe utamuzi eboko rero gira vuba twitegure tugende izo nkuru ndumva tuzaba tuzibara neza uraza nzaza gucana turagenda uzimpa neza uzimbwira sibyo gira vuba tegure tugende tutakererwa na hariya naho ngene narangije okay hari inkuru ntakubwiye ishyano dukubitanire mu ndi kwepe kumbi naryo ryamboye ngikata ahantu kunguru mpita nkubitana yanyarinda iri shyano rihora ari inzegerwa mu isereri ntabwo mwarwanye ariko umfumbaza ngo byagenze wari wabona inkuba kwa kundi imvura igakubiga ku bitimo twese tumera nk'inkuba zikutaniye mu ijuru habuze gato no kwagurutse umucute ngo nimba ari na deja nimba ari indi abarahaje aritambika ariko hari hasi hejuru nanamubwisha ukuri mubwa ko tutamukeneye cyo kumushakira umuti tuzamurwa akajya agenda nukamenya tuzamukosora yarahabutse ahita aca bugufi ahita mbwa none rero fifi ngo nyine mpita mbona ko aca imitaga okay sawa nawe ndamurika mutayeho tugamusigaye nubona deja ndikomereza ibyo tuzabyiga muri none gahunda ufite niyihe migambi we turamufite mbwira nese umuganga ngo bimeze gute ubundi no kuvuga ngo icyifuzo cyawe ngo nimba ngo wandika akakubwira aho bijyana amwishu ni ibihumbi ijana ese amafaranga ugira ngo ni ikibazo wowe urategeka kabone n'ibihumbi kubwira neza mbabwira neza kurukutura mba ndi kumva muhira ubwawe ntazatuvugura ntaguteze amafaranga ndi nayo arahari nta kibazo serivisi ntazabona ko yagabanutse mbese gahunda zo mu rugo ntabwo ibintu byose reka yabimenye shami nese kwa mugihuzo bari batumiye sinabonye baza mu rugo kuba kudutumira kandi numvisha na migamba avuga ko azajya ko byagenda kose arabizi rero mbabaye uriya munsi twese tuzahaboneke hanyuma dukore gahunda zacu kuko Papa Brian ntabwo azongera kumwica munsi sinabura byumva ko uriya munsi ko hagomba gushya plani zose tukazishyira ku murongo kugira ngo Papa Brian tumwibe umukono atazakumurishya rwo kuvuga gahunda niyo cyane iyo ngiyo rero ndabona amasaha agiye reka tuye guteka ubu mfasha hanyuma turabigira mu gikoni ndi umushyitsi yewe ga mama Kariza yewe turakumburanye bya hatari bimeze bitese yego sha ariko noneho ndaza kuza kukureba pe ndaza kukureba umbwira amakuru bitese widogo yandi kuri telefone uretse gato icyayi nta sukari ngo wakoze n'ibiciko sawa reka nze mvugana n'uyu muhungu ahangaha yanzengereje ibintu by'uko biganiriye no kwima n'ubu nta sukari hari uzwana nyinywera aho ngaho ariko ndi kuki ushaka kufata nabi ariko reka mubaze ufite imyaka 2 ufite umwe ufite ingari nishaka ndafite n'igice none se ubuze isukari aho kuri boutique ntago hazi Yesu maziki wo bose uzagundira stress mfite n'ibintu byinshi ndi kwipangira muri iyi minsi ibintu byo kwirwundira stress kandi mama ahubwo seti reka nkubaze ubu gufata amafaranga ukajya kuri boutique ugafata isukari niba usanze idahari yashize byari bikunaniye kera nibera mu cyuma nibera kuri telefone ngo najya kwirwa njasha mu muhanda nibi umva ahubwo seti mfite umumama w'inshuti yanjye ndi bujye kureba mu kanya wirerwe ku rugo urebe ibintu tunganya kuko mu kanya ndi bugende twe kujya tugendera rimwe twese wasiga ubutunganyije nifite gahunda nanjye hari kiruri ngiyemo cy'umusheri wanjye kandi gira ngo urabisi byo kwirwa nizitse ku wazashatse izuru umukozi urugo nkuru umukozi nkade ako umusheri horo uririmba ntaranabona ahubwo mama ndaza kubwira ibye muri iyi minsi yewe ndaza kuba ndeba ibyawe kabisa icyo kirori ndagikeneye rwose kukibona ari mama uzonye guteka igikoma kitarimo amata ibintu byaye bose
umva ibyo uzabibwira uwo musheri wawe azajya bigutekera naho ngewe byo kuza kumbwira ibyo ngibyo ndumva nta mpamvu bifite nta n'isoni ubwo uraza kunyaburija kuba byose uzajya ubitegura hari reka nkubwire ikintu kimwe ujye unywa ibyo naguhaye nimba ushaka amategeko uzajya kuyatanga mu rugo rwawe urumva ibyo bintu urabihugukiremo unabimenye ubimenyere aha si iwacu hano ni iwanjye ntabwo ari ni iwanjye ariko si iwawe amategeko yatanga iwawe ntabwo yatanga iwawe ibyo bintu nabimenye sete kandi buri munsi tujya dupfa ubusa narakubwiye ngo ugomba gukura ukivanamo ibintu by'ubwana nimba uri iwanyu rero aha ni iwacu kwa papa na mama kwa siribasaza nta n'isoni ngenda ndabona rero nta gahunda seti mumva rero nkubwire kandi ujye ntabwo upangira gahunda ngirega mfite nanjye ikirori uyu munsi sawa nta kibazo ubwo turakinga nta kibazo turakinga ariko urambabaza urambabaza pe kihorera icyayi se muri kirabiki so urindo wambwira ibintu wagira ngo ariko mana yanjye koko ni ukuri uriya mwana arananiye imana izantabare mbone byibura ashatse n'umugore kuko ibi bintu birakabije ngire nihamagarire mama Kariza numve gahunda ze mama kurayamye ndabonye ibintu tugomba kubamo seriye uriya muntu yampuje na wa muntu ubikora tumubagize hamagare tumukomesha azibonye Alo? Celestin? Nyiriwe neza? Ni umuntu wari waduhaye nimero yanyu ngo muravura. Mwafashije. Twagira ngo natwe mudufashe hari umuntu dushaka gusanisha agahobagira. Muca amafaranga angahe? 500 menshi bakabije tugirira impuhwe ni ukuri ugabanye amafaranga 500 ni amafaranga menshi gabanya ugire makeya twabasha kubona tukishyurira ku gihe uramusarisha neza akiruka agatoragura amashashi nashaka ajya arya n'imyanda rundi yaratuzengereje rero amafaranga ni menshi uri kuvuga reka ngo sisiteri mupange byibuse dushyiremo kuri piyatuwasane twabasha kubona kamuguye munoze umugambi mwiriwe neza oya no kuri kose twegabanye tuzakwa basi turasa nta kibazo ariko akamusarisha akirukanka twari tumenye amatoragura amasashi ngo ujya ku mutwe nta kibazo rwose bizabidukora uko tubishaka ibihumbi 300 nacyo tuzabivura nacyo bitwaye papa Brian muri aho makuru na Fifi naje mudahari izi nagiye aho neza ageze mu masaha makoya ntabwo nari namara umwanya mwiriwe neza ko se ko nsanze muganira utari mu nzu cyangwa mu rugo muri hano hanze cyagenze gute ko numvaga muganira ibintu bijyanye n'ibiciro byari ibiki 300 ngo magana ibiki urumva nyine papa Brian hari inka yari mu cyaro kandi kwaza sisiteri ko mwabona amafaranga yo kuyigura bikayororera mu cyaro cyangwa biba bitwaye se inka baduye hagati ya 500 na 300 rero nibyo biciro ndi kuvuga kuri telefone nibyo wumvishe mwana ibintu by'inka mwavuga sawa nta kibazo nibyo ni ukuri ntabwo sawa nta kibazo Chasimbiza kuna kuraduhasa amagambo aguma bisubiramo yongera tubaza ntabwo yabyumvishe buriya oya ariko niba baratwumvise ndaza kubimenya reka tubigende
Nadeje. We Nadeje. Nadeje. Kirona kwakinze. Yaramutse. Nadeje sarahari. Sikatari no gufata telefone. Ntabwo muhuye. Ndi no kumuhamagara ntabwo ari kunyitaba niyo mpamvu narinyuze hano. Ikibazo ese ko yarambwiye ko aje kukureba. Ntabwo duhuye. Ntabwo ndetse mwari mufitanye. Niyo mpamvu nyine narinyuze hano kugenda. Shana uhari pe kandi yavuye aho ngaho ambwiye ko aje kukureba. Ntabwo mwari mufitanye se? Gahunda nyine yari ihari niyo mpamvu narinje hano ngo murebe tugende. Rero ubwo adahari ndumva nakikomeretsa kugira ngo nanjye nakerere. None se wari mugiye mufitanye gahunda kiboneye? Ni ibintu by'ibirori tugiyemo njye nawe. Ndetse ko amaze iminsi ataha avuga ko muba muri kumwe kandi agataha amajoro. Imyitwarire mufite wasanga n'ubundi mutagiye mu bindi bintu. Ese kubwira ko twari kumwe se? Amajoro akubwira ko twari kumwe Ko mwari muri kumwe. Nsebe byabaye se uwo munsi wo ndanaruka rwose twari twagiye muri bidi mushiti wacu abaho gukereza no dutaha amasaha yakuze ko nta bundi byabaye Se cyuko muri no karitsiye harimo amagambo menshi akuvugwaho kandi bigaragara ko ufite imyitwarire mibi. umuganga mwiza ati Ko ufite imyitwarire mibi itakwiriye umwana w'umukobwa wo muri iki gihe. ese basi wowe uhamanya nabyo hari igihe rega bavuga umuntu banamubeshyera Nanjye ubwo nibyo ndi gucunga. None se niba Nadeje ataha igicuku akavuga ko bari muri kumwe igihamya kirenze icyo ngicyo ni none se uko narinje kumureba yaba yaje mu rugo ntabwo twari guhura inzira ijya mu rugo simbi kucyumva ko ibyo bindi byo bamvuga ari ukuri. ibyo rero ntabwo nabyemeza ariko ngiye kuzabicunga. baba bambeshyira Gutekereza ko si impamvu ari iyi. Nta wundi muntu bavuga. ahubwo ni njye wumva gusa uwo muntu ukuzanira inkuru akuzanira izande gusa. Wenda we singushinzwe ariko Nadeje we ndamushinzwe. Ibyo byongeye kubyikurikiranira. Cyane nta kibazo ubwo rero ubwo mubuze reka nkomeze ngende ntabwo nakererwa mwirirwe murakoze. Alo ahageze kandi urimo mpagaze hahandi wambwiye gira ngo sawa. naje ntukarambirwe naje